Haleluya. Imana ishimwe rero, Imana ishimwe. Ni munyemerere muri uyu mwanya mwiza, umwanya utari munini, tuganire gato ku ijambo ry'Imana, hanyuma niturangiza dusenge. Turashima Imana yakomeje kubana natwe, umuntu wese kuva aho yarari, yaba mu gitondo bitewe n'abari mu gitondo, yaba ari nimugoroba bitewe n'abari nimugoroba, yaba abari ku gicamunsi bitewe n'abari ku gicamunsi. Mwese ndagira ngo nongere mbasuhuze, mbifurize neza y'Imana. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero turi ku munsi wa kabiri w'amasengesho y'iminsi 40. Ni amasengesho afite intego ivuga ngo agaciro kadasanzwe, in common value. Ni agaciro umuntu wese ntekereza yuko akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi. Ndatekereza ko iyo ugenda, iyo uvuga, iyo utekereza, iyo ukora, uba ukeneye ikintu cyaguha agaciro, kubera yuko hari uburyo umuntu ajya atakaza agaciro. Iyo amaze kubura agaciro, burya ntutekereze yuko hari ikintu yakora ngo kigende. Nta muntu wamuha valeri, kandi burya iyo udafite valeri mu bandi, iyo udafite valeri muri sosiyete, iyo udafite valeri mu buzima bwawe bwa buri munsi, uba nta kintu umaze. Uba ugaragara nk'uriho, ariko mu by'ukuri utariho mu bandi. Rero ni nayo mpamvu Imana yashatse kugira ngo muri iyi minsi 40 igarura agaciro k'abantu batakaje. Yigeze yakagarura ku bantu benshi tuzi, hari abo tubana umunsi ku wundi. Nawe ubwawe wowe unteze amatwi, agaciro Yesu yarakakugaruriye, urabizi neza, kuko iyo utaza kugarurirwa agaciro, ntabwo uyu munsi uba ukibasha kuba uri uko nguko. Ni nayo mpamvu usanga abantu benshi rimwe na rimwe biheba, bakavuga ngo mbese ubuzima bwanjye bwa buri munsi ko ndeba bumeze gutya. Abandi bakavuga ngo ubuzima bwanjye bwa buri munsi ko ndeba Imana isa nkaho yantaye. Ariko ntabwo Imana iba yaragutaye, ahubwo Bibiliya iravuga ngo mbaye nkuretse gatoya, ariko nzakugarukaho kandi nkugarukeho neza. Rero mwene data uneze amatwi, ndagira nkubwire ngo Imana iduhaye agaciro tutigeze tugira mu miryango yacu, cyangwa se tutigeze tugira mu bavandimwe. Icyo nicyo kintu dushimira Imana muri aya masengesho y'iminsi 40. Ni umunsi wa kabiri. Umunsi w'ejo rero twe tuba tuganira ku ijambo ryiza cyane, kandi ndatekereza ko buri umwe wese ryamufashije. Ijambo rikomeye rivuga ngo ni iyihe soko y'amazi meza umuntu akwiye kuvomaho. Twaje gusanga isoko y'amazi meza umuntu akwiye kuvomaho ari kuri Yesu Kristo wenyine, kubera yuko niyo soko imara inyota. Ayandi masoko yose rimwe na rimwe bajya bayatobanga, andi masoko rimwe na rimwe ajya kama. Hari igihe utekereza kuvoma ku isoko, wenda tuvugiye nimba ukeneye ubuzima bwiza, ukajya uvuga ati mfite marume, afite ubushobozi, arandisha, arantunze, andihira minervari y'ishuri, ariko hashira kabiri ya soko wari wiringiye igakama. Cyangwa se ukaba ufite umutware wawe, mwarashakanye, mwarakundanye, umunsi mwafiyansanyaga, agatoki ari ku kandi, mbese ari ishushu, ibintu byose ari sawa, ibintu byose bimeze neza, ariko ngo bidateye kabiri ibyo witaga bya shushu bitangira guhinduka ikigoryi, ikivamvari, bitangira guhinduka nabi. Ya soko nziza wabonaga ko ifitemo amazi meza itangira kuzana amazi akereta, isoko ikamubwo. Hanyuma rero tuza kubona yuko nta yindi soko nziza iriho atari kuri Kristo Yesu. Twaje kubona ko Kristo abamwiringiye bose batazakorwa n'isoni, kandi ntabwo azabura kurengera intore zitakira ku manywa na nijoro. Ni muhumure, iya abiringiye umwami Imana bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega. Kandi isoko nziza imara inyota, twaje kusanga abantu benshi bagenda bafite inyota. Abantu benshi rimwe na rimwe ujya umubona agenda ariko afite inyota. Bibiliya iravuga ngo nk'uko impara yahagira ishaka amazi, niko natwe twahagira dushaka uwo mwami, dushaka agakiza, dushaka ubugingo, dushaka ibyatwurutse imitima, dushaka kuzajya mu ijuru. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire ngo
isoko imara inyota nta yindi, ni Yesu wenyine twiringiye. Ni Yesu ugira ukabigenza bikemera, ni Yesu ujya uruhura indushyi, ni Yesu ujya wita ku bapfakazi, ni Yesu ujya wita ku ndushyi zananiwe zabuze uko zibigenza, ni Yesu ujya wishyura amadeni y'abantu, ni Yesu ujya utanga urubyaro, ni Yesu. Reka nkubwire, bamwe biringira abapfumu, wo mu bacu yaririmbye indirimbo aravuga ngo bamwe biringira abantu bakabahemukira, ariko abiringiye Imana ntabwo Imana ijya ibakoza isoni, kubera ko Imana ntabwo igikoza isoni. Imana ishimwe cyane rero kuko yatumenyeye ibidukwiye. Uyu munsi tukaba turi imbere y'Imana ku munsi wa kabiri tuganira ku ijambo ry'Imana, dusenga. Muri iyi minsi 40 tuzamara imbere y'Imana dusaba kugira ngo Imana idusoreze isezerano yadusezeranye yo kongera kugira agaciro, nk'uko aya masengesho twinginga Imana kugira ngo tuzasoze uyu mwaka tumeze neza, kandi tuzatangire undi nabwo tumeze neza. Turashima Imana rero yo yabanye natwe kandi ikomeje kubana natwe. Ndatekereza ko umuntu wese ahari kuri uyu munsi wa kabiri Imana yamugiriye neza. Uyu munsi wa kabiri rero dufite ijambo rivuga ngo ese ni iyihe intangiriro y'ubuzima bwiza ku muntu, cyangwa se ni intangiriro y'ubuzima bwiza ku muntu ni iyihe? Ndagira ngo rero uyu munsi umuntu wese wageze aha atangira yibaza icyo kibazo, ngo mbese intangiriro y'ubuzima bwiza ni iyihe ku muntu? Ese ubundi ubuzima bwiza buba bumeze gute? Ubuzima bwiza ese ni ukuba utunze amafaranga? Ubuzima bwiza se ni ukuba utunze amazu meza? Ubuzima bwiza se ni uko ufite amaguru meza? Ubuzima bwiza se ni uko ufite amaboko yawe akiriho? Ubuzima bwiza se ni uko wenda wambara amakositimu, wambara imyenda myiza, ibitenge byiza, cyangwa se indi myenda myiza bitewe n'ubwoko bwayo? Nibwo buzima bwiza? Ni ikibazo. Ese intangiriro y'ubwo buzima bwiza ubundi ni iyi? Kuko hari intangiriro hakaba n'ubuzima, hakaba n'icya gatatu kivuga ngo bwiza. Intangiriro, ubuzima bwiza, mbe ni ibihe? Mu by'ukuri kugira ngo umuntu agere ku buzima bwiza ni uko aba afite aho yatangiriye. Reka tujye mu buzima busanzwe tujya tubona wenda bw'imibereho, kugira ngo umuntu azagere ku bukire runaka ni uko haba haratangiye ibintu bya sacrifice, donc kwigomwa ukibamba, ugakora wenda amasaha y'ikirenga, ugakora imirimo ivunanye. Hari abo tuzi batangiye ari abakozi bo mu rugo, hari abo tuzi batangiye ari abantu bacuruza ikarito, hari abo tuzi batangiye ari abahinzi bafata isuka bakajya mu murima, hari abo twatangiye boroye ihene imwe, ariko uyu munsi bageze kuri ya etape ndende y'ubuzima bwiza mu buryo bw'umubiri bisanzwe. Rero rimwe na rimwe ibyo by'ubuzima busanzwe habaho kwigomwa, habaho no gushaka kugira ngo ugere ku cyo ushaka kuba cyo, kuko gushaka niko gushobora, kandi gushobora burya ntabwo ushobora kubigeraho utarashatse. Ndavuga gutekereza icyo gikorwa ugomba kugeraho. Habanza avant projet, habanza gutekereza uwo mushinga, ukavuga ngo ngewe ndashaka kugera kuri iki kintu, ndashaka wenda mu myaka iri imbere ndashaka kuzubaka etage. Noneho iyo umaze gutekereza kuvuga ngo nzubaka etage, habaho icyo bita gutekereza business plan yawo, kuko wari ufite igitekerezo, wari ufite avant projet, wari ufite muri wowe gutekereza ko byanga bikunda ufite iyo ntego yo kuzagira gute, yo kuzubaka iyo etage. Noneho iyo umaze kugira icyo gitekerezo, hari abantu rimwe na rimwe batazi gukora business plan, wenda bashobora kujya gushaka aba expert bazi gukora iyo business plan, cyangwa se bazi gushyira iyo project muri plan neza. Noneho bakayikwigira bakavuga bati rero icyo gitekerezo cyawe cyo kuzubaka etage kizagusaba ibi nibi ABCD, kizagusaba ibi nibi kugira ngo uzabashe kukigeraho. Iyo umaze kugitekereza
tekereza rero iyo bamaze kugigushyirira muri plani neza, uhita uvuga ngo wenda bizansaba kubaka etaje bizansaba miliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Noneho ukavuga ati iyi miliyoni y'amadolari y'amanyamerika, ugahita usubira inyuma ugatekereza uvuga ngo mbese iyi miliyoni y'amadolari y'amanyamerika kugira ngo nyigereho bizansaba iki? Ese ubundi bizansaba imyaka ingahe? Ukajya kureba income generating ya, ukajya gutekereza uvuga ngo mbese ibyo ninjiza bingana iki kugira ngo mbashe kuzagera kuri ya miliyoni y'amadolari. Ukavuga ati wenda ku kwezi mu buryo bwanjye nabashije gukora saving neza nzinjiza wenda ibihumbi 5 by'idolari. Noneho ugahita uvuga ati se none nimba mu kwezi ninjiza 5 by'idolari, ya miliyoni nzayigeraho gute kugira ngo nzagire ya etage? Bikaba ngombwa rero yuko uhita ugabanya na ya miliyoni, ukabona wenda ni imyaka myinshi cyane, ariko ukavuga ati icyo nzi cyo nuko my dreams is value, iyerekwa ryanjye nzi ko rifite agaciro. Muri icyo gihe rero iyo ufite ryayerekwa kandi bakaba baragushyiriye mu bikorwa ya project yawe bakayishyira muri plani, bigufasha kumenya nimba uzabasha kuyigeraho, ndetse ukamenya n'imyaka bizagusaba. Akenshi usanga iyo umaze kumenya icyo bizagukostinga, icyo bizagusaba, hari igihe biba ngombwa kujya kumva ngo abantu bakoze icyo bita utuzi tubiri cyangwa se bakoze amasaha y'ikirenga kugira ngo bazabashe kugera kuri ya ntego bihaye. Umurusiya yaraciye umugani aravuga ngo niba udashaka riske ntuzanywe vuduka. Bivuze ngo vuduka ni inzoga yo mu Burusiya, ikorwa mu Burusiya, reka tuvuge ngo ni nka kanyanga ubona. Iyo rero udashaka riske wirinda kuyinywa, ariko iyo ushaka riske urayinywa kuko ni inzoga ifite volute nyinshi za alcohol. Rero akenshi iyo ushaka kugera ku kintu byanga bikunda uragiharanira. Umufaransa aravuze ngo si tu veux la paix préparer la guerre. Ntabwo ushobora kugera ku mahoro rimwe na rimwe kugira ngo ugere ku mahoro urayarwanira, utegura intambara kugira ngo uzagere kuri ya mahoro. Uyu munsi rero turi ku ijambo rivuga ngo ese intangiriro y'ubuzima bwiza ku muntu ni iyihe? Kugira ngo uzagere kuri bwa buzima bwiza bizagusaba icyo bita gutegura intambara, bizagusaba gutegura urugamba kugira ngo uzarwane no kugera kuri wa musozi Imana yakugeneye. Mu by'ukuri nibuka ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ibwira Abisirayeli, irababwira ngo muhaguruke, ibwira Mose ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, manuwe no kubakura mu maboko ya Farawo, manuwe no kubakura mu buretwa, manuwe no kubakura mu bigeragezo, manuwe no kubakura ku nkoni z'umwami Farawo yari ariho abakubita, yari ariho abarwanya, yari ariho abarenganya. Noneho Imana imanutse ibwiye Mose ayo magambo, urumva byari celebration kuri Mose, kuko bari bamaze imyaka 400 mu gihugu cy'uburetwa, bari bamaze imyaka bababaye, bari bamaze imyaka barushe, bari bamaze imyaka babuze uko babigenza, buri munsi babumbaga amatafari, buri munsi bari bagowe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None ijwi ry'Imana rije kuri Mose rimubwiye gutyo, urumva Mose yagombaga guserebura kubera yuko hari hagiye kubaho itangiriro ryiza ku buzima bwabo. Noneho Mose agenda kwa Farawo, ibyo si byo nshaka gutindaho, ariko ndashaka kuvuga kuri iki kintu. Imana ibabwira ngo bavuye mu gihugu cya Misiri bagiye mu gihugu cy'i Kanani. Yarababwiye ngo nimuhaguruke mugende, nzabana namwe, kandi mu gihugu cy'i Kanani ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cy'isezerano, ni igihugu mbahaye ngo mukigire icyanyu, ni igihugu muzagubwa neza, ni igihugu muzororokamo, ni igihugu cy'uko urubyaro rwanyu nduraza icyo gihugu. Yewe rwose cyari igihugu buryo ki Imana yari yagitatse. Urumva bari bagomba kunezerwa, bakavuga ngo turashima Imana igiye kutujyana muri kiriya gihugu. Ariko ndagira ngo mbabwire, ntabwo kiriya gihugu bagomba kukigeramo hatabayeho icyo bita sacrifice ku buzima bwabo. Byabasabaga imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bazabashe kugera kuri kiriya gihugu. Ubundi reka mbabwire inshuti yanjye, kugira ngo ugere mu kintu Imana yaguhaye, kugira ngo ugere ku isezerano Imana yaguhaye, byanga bikunda urafightinga, kubera yuko hagati ya point de repere na point ya destination haba hari ikintu gikomeye cyane. Kuri point de départ
na puwe ya destination habamo akenshi icyo twita distance. Iyo distance rero ibibitsi byayo kandi bifite ibyayo bitandukanye. Bene data nkubwire, muri ya distance hashobora kuba harimo amahwa, muri ya distance hashobora kuba harimo ibigeragezo bitandukanye, muri ya distance hashobora kuba harimo abagizi ba nabi, muri ya distance hashobora kuba harimo imyobo, muri ya distance hashobora kuba harimo indwara zitandukanye, muri ya distance hashobora kuba harimo ubutayu. Reka mbibutse iki kintu, Imana ibahagurutsa ntabwo yigeze yita kuri distance iri hagati ya point de départ na point ya destination, ahubwo yarebye ku cyo bita point ya destination. Imana yacu tugire neza cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ngo yarababwiye ngo muhaguruke mugende mu gihugu cy'isezerano, ni igihugu cy'i Kanani mbahaye. Ntabwo yigeze yita ku byo bazahura nabyo mu nzira. Icyakora koko Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo genda ufate abantu bagende. Mose aravuga ngo nutemera kujyana nanjye ntabwo njyayo. Bivuze ngo Imana irangije iramwemera ngo muhumure tuzajyana. Ubwo ni ukuvuga ngo isezerano ryari ukujyana n'Imana bakagera muri cya gihugu Imana yari ibahaye, ariko ntabwo yari yitaye kumenya ngo ibiri hagati y'ibyo bazahura nabyo mbe bazabirwanamo gute. Ibyo ntabwo byarebaga Imana. Icyo rendezvous point bashaka, icyo Imana yari yabasezeranyije ni uko bari guhurira i Kanani. Imana tugire neza cyane. Uyu munsi rero turi kuri iryo jambo rivuga ngo sintangira ubuzima bwiza ku muntu niyi. Mu by'ukuri iyo point de départ bahagurukanye n'ibyabo, bahagurukanye n'amatungo, bahagurukanye n'ibyo bari bafite byose. Noneho ngo bagere hagati mu nzira batangira kugenda bahura n'ibikwazo bitandukanye. Muri uko kugenda bahura n'ibikwazo bitandukanye bageze ahantu, reka mvugeho bike cyane, bageze ku nyanja itukura. Bageze ku nyanja itukura yari inyanja Mer Rouge, ni inyanja utavuga ngo ni Nyabarongo, ni akantu bari butere ibuye bakambuka, ni akantu gato cyane bari bugiye yari inyanja. Iyo tuvuze mer ni ukuvuga ngo itandukanye na rake ni ntoya, mer rero ni ikintu kinini. Rero bisobanuye iki? Iyo nyanja ibi bitambitse imbere, kandi wibuke yuko nta yindi nzira bagomba kunyuramo izabageze i Kanani batanyuze muri Mer Rouge. Ariko wibuke ko bajya guhaguruka, Imana yababwiye ngo tuhurire i Kanani, tugende i Kanani ariho duhurira, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ariko mu kugera mu hagati bakwama ku nyanja. Mose abirebye abura uko abigenza. Abisirayeli babirebye baravuga ati mbe bigende gute? Baravuga ati barahakambika ku nyanja, kuko urugendo ntabwo rwari rugikomeje mu buryo bw'umubiri, mu buryo busanzwe, kereka abari bazi icyo Imana yavuganye nabo. Kuko Imana ntabwo ijya ihagurutsa umuntu ngo imujyane imubwire ngo agenda ahantu idafite n'ibyangombwa by'urugendo. Ntabwo Imana izaguhagurutsa, ntabwo Imana izaguha isezerano izi neza yuko iryo sezerano ryawe utazarigeza ku musozo. Ibyo uzahura nabyo ntabwo bireba Imana. Hari igihe Imana iguha isezerano ukibwira yuko wenda biri buhite imigisha yawe iza mu ikamyo bakayideduana muri Majerwa, ibintu byose bikagenda neza. Oya, hari challenges runaka uzahura nazo. Niba isezerano ryo gucungurwa k'umwana w'umuntu Satani yararihize imyaka ibihumbi, wowe uribwira yuko isezerano Imana yaguhaye Satani azaryorohera? Hari abantu bahabwa isezerano ngo uyu munsi abana banjye mbagiriye neza, abana banjye ugahita ugira ngo uwo munsi birikora. Icyakora koko birashoboka ko byakikora, ariko kandi nibitikora ijambo riravanga irindi ijambo ryayo imyaka ikarisohoza. Imana ishimwe cyane. Rero icyo yavuganye nawe cyatinda kirasohora, kubera yuko iraririnda, wowe ritegereze ryihanganye. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo rero mvuge kuri ibi bintu. Ku nyanja itukura byarabayobeye, impande hari imisozi, inyuma haza ingabo za Farawo. Ariko ndagira ngo nkubwire, Mose yararyamanye ibanga. Igituma tugenda tugatuma tugera iyo tujya nuko dufite ijwi ryongorera Imana iba itubwira umunsi ku wundi. Igituma tugenda tukabasha kugera kuri destination yacu nuko turyamanye amabanga y'amasezerano Imana yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire mwene data, hari intangiriro y'ubuzima bwiza izagushaba gukora
sacrifice, izagusaba kwibamba kugira ngo uzagere kuri bwa buzima. Ubundi habanza kwiyemeza, gutekereza, kugira igitekerezo, nyuma y'igitekerezo ugatangira gushyira mu bikorwa. Ibikorwa rero niyo ya distance iri hagati ya point de départ na point ya destination. Rero nshuti yanjye umva nkubwire, birashoboka yuko wahamagawe ngo uze mu nzu y'Imana. Ntutekereze ko waje mu nzu y'Imana uzi neza yuko uzahita uwo munsi ugera ku by'Imana yavuganye nawe. Hari icyo bigusaba, kubera kenshi tunyura mu bibazo. Ntushobora kuzitwa genero utaranyuze ku ikosi. Biragusaba kubanza kunyura ku ikosi kugira ngo uzasohoke mufite amapeti meza. Bageze ku butayu bw'Imara, Bibiliya irambwira ngo imbere gato hari amasoko n'imikindo muri Elimu. Bageze mu butayu bw'Imara, amazi yarashariraga. Ubutayu bw'Imara ubuzima bwari bukakaye cyane, ariko bagerageza barivovota, bivovotera Imana, bivovotera Mose. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, muri ubwo butayu bw'Imara ntabwo ubuzima bwari bworoshye. Kandi wibuke ko bajya guhaguruka, Imana ntabwo yababwiye ko bazagera mu butayu bw'Imara. Ntabwo yigeze babwira ko bazajya mu butayu bw'Isini hatagira ibiryo. Ntabwo yigeze babwira ko bazahura n'inyanja itukura. Ntabwo yigeze babwira ko bazagera kuri Yorodani. Ntabwo yigeze babwira ko bazahura n'imisozi myinshi. Ntabwo bigeze babwira yuko benshi bazagwa mu nzira. Ntabwo yigeze babwira ko ubutaka buzasamira Abisirayeli bukabamira. Ntabwo yigeze babwira ko umuriro uzabatwika. Ntabwo yigeze babwira oya, ahubwo icyo yababwiye yarababwiye ngo muhaguruke, numvise gutaka kwanyu, manuwe no kubakura mu buretwa, muhaguruke mugende mu gihugu cy'i Kanani. Reka nkubwire ngo ibyo uzahura nabyo muri distance rero biragusaba izindi mbaraga, kuko après les échecs la vie continue. Nyuma y'uko ugera mu bigeragezo, nyuma y'uko uhura n'ibintu bikugoye, hari ubuzima bwiza. Ari nabyo ngira ngo nkubwire ngo mbese ubuzima bwiza butangirira he? Ubuzima bwiza ntabwo butangirira muri level ya nyuma, ahubwo butangira kuri esikariye yo hasi. Bene data, ntuzaze mu nzu y'Imana ushaka kugira ngo habonere umugisha kandi utaranawukoreye. Bibiliya iravuga ngo muzahanagurwa ayo mwarize, nzabahanagura amarira ku maso. Ntuzatekereze ko uzahanagurwa ayo utarize. Hari abantu baza bakaririmba ngo tuzahanagurwa amarira we, bagera mu kigeragezo bagatangira ngo Mana uradutaye. Umugabo yabatuka ngo Mana ibi ni ibiki? Umwana yabazengereza ngo Mana ibi ni oya, uzahanagurwa ayo warize. Mana ishimwe cyane. Ntabwo uzahanagurwa amarira utarize. Ntabwo uzahanagurwa ibyo utigeze ubabara. Ngo nzabahanagura amarira ku maso. Imana ishimwe cyane. Nawe ukajyaho ngo ukaririmba ugahanika ngo Imana izaduhanagura amarira, ariko byagera ahurira ugatangira ngo Imana yanjugunye. Oya, kurira si cyo kibazo, ahubwo nuko tuzahanagurwa amarira. Reka nkubwire nshuti yanjye, ibintu bimwe na bimwe tugomba gufata intekerezo zacu zikarenga imitekerereze n'imyumvire yo hasi. Burya niba ushaka kugira ngo uzatere imbere, kuri intekerezo zawe muri middle class, kuri intekerezo zawe muri level yo mureshya, ahubwo intekerezo zawe uzizamure ku rwego rwo hejuru. Reka nkubwira, niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kugira ngo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka utere imbere, kirazira ubundi wicarana n'umuntu ufite inyatsi akagutera inyatsi, wicarana n'umuntu ufite ibitotsi mu rusengero akagutera ibitotsi. Reka nkubwire, niba ushaka kugira ngo uzatere imbere, haranira kureba bagutanze imbere, wigira ku birenge by'abakubanjirije, bityo bizatuma ugera kuri level ushaka kubaho. Mwene data, nagira nkubwire ngo ubuzima bwiza ntabwo ari ubuzima uzabamo uko wiboneye. Oya, bizagusaba gutangira ubabaye, bizagusaba gutangira wiruha icyuya, bizagusaba gutangira ugaragara nk'utariho, bizagusaba gutangira umeze nk'umuntu udasobanutse, ariko amaherezo uzunguka. Bibiliya irambwira ngo nayo itangira ryawe ryari ritoya, ariko amaherezo wakunguka. Imana ishimwe cyane.
bene data, ndagira ngo umuntu wese yiyumvemo yuko nubwo ibibazo ari kunyuramo, nubwo intambara ari kunyuramo, nibimutegura kuzaba muri bwa buzima bwiza turiho turavuga. Iyi ni intangiriro. Ese intangiriro y'ubuzima bwiza ku muntu ni iyi? Ni ibyo turi kunyuramo, ni amashuri uri uranyuramo, ni determination wafashe umunsi wemeraga Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kuko ubundi niyo ntangiriro ya mbere nziza. Kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe niyo ntangiriro y'ubuzima bwawe. Umuririmbyi wa gatanu mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, ubwo Yesu yemeraga kunyinjira muri njyewe, ngo narabohorwa mu byaha. Aho hari intangiriro y'ubuzima bwiza yaramaze kugeramo. Reka nkubwire nshuti yanjye, iyo ntangiriro y'ubuzima bwiza yamaze kugeramo byatumye imuhesha, yageze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yansanzemo, ankuramo, yanoranyije ngo mbe inshuti ye. Imana ishimwe cyane. Mu magana menshi y'abanyabyaha aho Imana yahagusanga. Bivuze iki rero? Intangiriro ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Wamara kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ugahita utangira. Aho ni wa point de départ, kuko Imana umunsi wemeraga ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, yaguhaye isezerano rivuga ngo ngiye kugutegurira ahanyu, aho nzaba niho nawe uzaba. Bivuze ngo point ya destination ni hahandi Yesu yagiye kugutegurira. Umunsi wemeraga kumwizera rero, wari utangiye urugendo ruva mu Misiri werekeza i Kanani. Muri urwo rugendo rero umunsi wamwizeraga ugatangira urugendo, humura uzahura na byinshi, ariko Yesu aravuze ngo nzabana namwe kandi nzagendana namwe. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, Imana ibwira umuntu wavutse ari impumyi ikamubwira ngo genda ujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'Isilowamu, ntabwo yari yitaye ibyo azahura nabyo. Reka nkubwire nshuti yanjye, uwo munsi amukora ku maso, agatobanga konda akamusiga ku maso, ntabwo impumyi yahise ireba. Oya, ntabwo yarebye, ahubwo yarebye ari uko imaze kwiyuhagira mu maso ikidendezi cy'Isilowamu. Bivuze iki rero? Yesu amubwira ngo genda ku kidendezi cy'Isilowamu, yari azi neza uko mu nzira wenda, ariko fata umuntu utarebye umubwira ngo agenda ku kidendezi cy'Isilowamu, ntabwo Bibiliya itubwira ko byari byegeranye naho yarari. Kabone nubwo byaba ari muri metero 10, umuntu utareba, ufite ubumuga bwo kutareba, byanga bikunda ahura n'ibigeragezo. Wenda mu nzira yajyaga Isilowamu hari harimo imisozi, hari harimo ibyobo, hari harimo ibintu bigoye, wenda iyo mumye yari no gusitara ku mabuye, wenda yari no kugwa mu myobo, ariko impumyi yafashe icyo bita determination, iravuga ngo kuko ari Yesu bivuze ndagenda Isilowamu. Imana ishimwe cyane. Yarahagurutse iragenda Isilowamu, iriyuhagira irakira. Ibyo yahuye nabyo mu nzira ntabwo byarebaga Yesu. Uyu munsi biragusaba determination. Nimba Imana ikubwiye ngo ndi kumwe nawe, nguhaye isezerano, mugize gutya na gutya, biragusaba guhaguruka, kuko niyo ntangiriro y'ubuzima bwawe. Determination, ukiyemeza, ukabanga icyo Imana yavuze ngiye kugitangira. Niba Imana yaravuze ngo mwana wanjye nzakugira umuntu ukomeye, ntabwo bizaza muri kajugujugu ngo bibe, ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Niba Imana yaravuze ngo nzaguha urubyaro, none se nzaguha urubyaro utarashaka, ntabwo bibaho. Niba Imana yaravuze ngo nzagukorera ubukwe bwiza, none se nzagukorera ubukwe bwiza utarateye intambwe yo gukundana ngo ngushake, ntabwo bibaho. Hari ibyo uzahura nabyo muri distance hagati ya point de départ na point ya destination. Bivuze ngo ibyo akenshi bisaba sacrifice ku buzima bwawe, bisaba imbaraga na determination kugira ngo uzagere ku Imana yavuganye nawe. Uyu munsi wowe mwene data uri kwitwara ute umunsi wemeraga ko Yesu yinjira mu buzima bwawe? Ese ubu nujya uhura n'ikigeragezo ukavanga Imana iyo, reka nkubwira Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, babwira Mose ngo kuki watuzanye gupfira ahangaha? Mbese nta mva zari mu Egiputa? Batangira kubona amayerekwa y'imva, aho kugira ngo babone amayerekwa y'amatunda y'amata n'ubuki Kanani, bibonera amayerekwa y'imva. Niko kubwira Mose ngo watuzaniraga iki gupfira mu butayu? Reka nkubwira abagabo bari bafite iyerekwa, Joshua na Kalebu baravuze
yaravuze ngo nubwo bimeze gutya, twibuka ibyo twavuganye n'Imana, twibuka ibyo Mose yavuganye n'Imana, twibuka yuko igihugu ari icy'amata n'ubuyi, yewe dore twaje dushigatiye n'imizabibu yabo, kuko barakibonye baravuga ngo ni cyiza. Abagabo ni barebare, abagabo ni abanaki, abagabo rwose baragoye. Yesu twibonaga tumeze nk'inzi, ntacyo bitwaye, ariko igihugu Imana yatubwiye yaravuze ngo ndakibahaye. Bibuka amasezerano y'Imana, bibuka ibyo Imana yavuganye nabo, barangije baravuga ngo nubwo bimeze gutya tuzabarya nk'uko umuntu arya ubugari. Imana ishimwe cyane, bagira determination muri bo, bagira kwiyemeza, bibuka icyo bavuganye n'Imana. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, icyo Imana yavuganye nawe nubwo cyatinda ariko kizasohora, ahubwo biragusaba ngo hagati muri iyo distance wowe witware neza. Imana ishimwe cyane, kuko intangiriro y'ubuzima bwiza ni wowe uyifite mu kiganza. Imana ishimwe cyane, intangiriro y'ubuzima bwiza. Reka nkubwire, uzaba ubitegura nona, ntabwo ubitegura ngejo hazaza. Reka nkubwire, nimba ushaka kuzaba umuntu ukomeye ni wowe ubitegura nona, nushaka kubimbwa ni wowe nanone ubitegura nona, uzaba we ni wowe ubitegura. Reka nkubwire, nutabiharanira nutekereze ko Imana izabizana mu makamyo, oya. Reka nkubwire nshuti yanjye, ni wowe wo guharanira icyo uzaba cyo mu buzima bwawe. Reka nkubwire, nufata umwanya wawe ukawangiza, nufata abashuti bawe ukabafata nka useless, reka nkubwire, ntabwo Imana izaguhereza ibintu binyuze muri Banque Nationale. Ntabwo ndigera mbona aho Imana ikora muri Beneri, oya, ahubwo ikoresha abakora muri Beneri. Bivuze iki rero? Wowe ufite abantu, ufite umugisha. Hari abantu rero bibwira yuko bazabaho nk'abanyamwigendaho, hari abantu bumva yuko bazabaho mu buzima bwabo bwa buri munsi ari bo bonyine bihagije. Reka nkubwire, ushobora kumva yuko wihagije, ariko ejo ukazakenera n'uwo kujya kugushyingurira. Reka umva, ukeneye sosiyete uko byagenda kose, ni wowe ukeneye kurema uwo uzabaho. Ubuzima bwiza buraremwa nawe. Imana yo icyo yadusezeranije, yaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza. Imana ishimwe cyane, ni byiza, ni ukugira ngo mbareme mu mutima w'ibizaba hanyuma. Ese uri kwitwara gute muri iyi distance iri hagati y'ibyiza n'umunsi watangiraga urugendo? Aho nturi gucika intege, aho nturi kubona imva imbere yawe, aho nturi kubona ibyawe byarangiye, aho muri ibyahishuwe igice 21 handitse ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, ngo kuko ibya kera byari bimaze kwibagirana. Reka nkubwire nshuti yanjye, twibagirwa ibya kera tugasingira ibiri imbere. Uyu munsi Uwiteka aragira ngo agukureho ibyari bishaje, aragira ngo aguhereze agaciro keza, aragira ngo akuzamurire ubundi buzima, ariko nawe biragusaba sacrifice ku buzima bwawe, biragusaba imbaraga zo kugira commitment, biragusaba kongera kwiyemeza. Birashoboka ko watangira urugendo ugezemo hagati urahagarara, urakwama. Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu. Birashoboka wenda ko nawe umaze igihe kinini waratangiye urugendo ariko utagera iyo ujya. Hari n'abandi batangiye urugendo bagana ku musaraba, bageze ku musaraba ngo bakurweho imitwaro ku bitugu, barangije ahubwo bakomeza urugendo, bakomeza barenga umusaraba, baragenda. Umuntu warenze umusaraba uzamumenya arikakaza. Umuntu warenze umusaraba agira ubwibone mu rusengero. Umuntu warenze umusaraba uramuhugura ntahugurika. Umuntu warenze umusaraba yumva ko ari uzi Bibiliya hagira ngo atwaze Imana ibitabo. Umuntu warenze umusaraba arakubwira ngo nyarakijwe mu mwaka uyu n'uyu, njyewe nahanuye igihe kirekire, njyewe nakijije abarwayi igihe kirekire. Umuntu warenze umusaraba ntashaka kumva. Bakomeje urugendo barawurenga, ariko umuririmbyi yaravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo inyuma y'uwo musaraba ngo mbona y'umworera n'umunwa w'ukuzimu ngo wakamo umuriro, ariko ngo imbere y'uwo musaraba mbonaho amaboko ateze ngo ntagwayo. Imana ishimwe cyane. Rero hari abantu barenze umusaraba, batangiye urugendo, bageze kuri point ya départ
ya destination yo kumusaraba aho Yesu amanitse amaboko avuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, ngo bahagera ku musaraba batangire bakizwe babamera neza imitwaro bava ku bitugu, imaze kubava ku mutugu batangira kumenyera Imana, batangira kuyifata nk'ari se wabo, batangira kuyifata nk'ari nyina wabo. Abantu bakaza bagatobanga urusengero, abavuga butumwa bakaza ngo jewe ngo nabwirije kera, ngo nubu ngo nge n'uwantungura sinziriye nabwiriza, ngo nge n'uwantungura sinziriye navuga Imana. Ibyo byose bikabaho rero, umuntu wese agakomeza uwo yarenze umusaraba nshuti yanjye, uwo nta kintu na kimwe amaze usibye kugwa muri wa mwobo waka mu muriro. Ndagira ngo nkubwire ngo imbere y'uwo musaraba handi Yesu ateze amaboko akubwira ngo yewe urushiremerewe ngwino usange ndakuruhura. Genda nugera ku musaraba uvuge ngo Uwiteka we nishize mu maboko yawe wandekura nawe. Hari abantu bageze ku musaraba Imana iracyavuga uyu munsi ngo umutima wabaye akahebwa Imana irawureka. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari abageze ku musaraba bahabona impano z'umwuka wera, uyu munsi batangiye kuzirengesha umusaraba bazikoresha icyo bishakiye. Hari abageze ku musaraba bahahabwa kuvuga ubutumwa, bahahabwa amafaranga, bahahabwa abadamu. Umva reka nkubwire, Imana ikaguha umudamu mwiza cyane, wageze ku musaraba ukamushituraho, Imana ikamuguha. Wamara kumubona Imana ikakugira neza kubaka urugo. Nyuma yo kubaka urugo ugatangira ukavuga ngo uyu mugore ntago ari Imana yangeneye, kandi yamuguhereye ku musaraba. Ugahita utangira kuvuga ngo uyu si uwanjye, ugatangira ukajya kwishakira abandi. Burya uba wararenze umusaraba. Intangiriro y'ubuzima bwiza iri muri wowe indani. Imana itugire neza cyane. Intangiriro y'ubuzima bwiza ni wowe uyifite mu kiganza. Ntabwo intangiriro y'ubuzima bwiza ifitwe na mama wawe, ntabwo intangiriro y'ubuzima bwawe bwiza ifitwe na nyokorume cyangwa se na so cyangwa na bene wanyu cyangwa se na pasiteri ukuyobora. Intangiriro y'ubuzima bwiza bwawe ibitse muri wowe indani. Umunsi wemeraga kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, burya wari utangiye itangiriro ryo kukugeza ku buzima bwiza. Kubera iki? Bibiliya yaratubwiye ngo abanshakana umwete bose banzambona. Wowe ukajyaho ngo buri umva hari abanshakana, iyo ni ikintu cya mbere. Umwete, icyo ni icya kabiri. Bazambona, icyo ni icya gatatu. Bivuze ngo hari ugushaka, warangiza ukongeraho umwete, warangiza ukabona icyo ushaka. Hari igihe rero abantu bibwira ngo bazabona icyo bashaka batarakoresheje umwete, bazabona icyo bashaka batarashatse. Oya, banza ugire gushaka muri wowe. Nurangiza icyo kintu ushatse ugikorana umwete, numara kugikorana umwete uzabona. Imana ihimbazwe cyane. Rero wijya uvuga ngo Imana ntabwo yampaye ubuzima bwiza, Imana ntabwo yangejeje ku nzozi zanjye, Imana yampaye amasezerano ntiyayasohoza, Imana yangiriye. Come on, ntabwo bishoboka yuko ibisohoza ku banebwe. Ngo ku kivamvari zaza yigize gutyo nk'uko yigize, ku kigoryi zaza yigize ikigoryi. Kumva ariko ku munyabwenge zaza nk'umunyabwenge. Imana ishimwe cyane. Wishaka kugondoza Imana kandi yaraguhaye. Ni nacyo cyatumye ijambo rivuga ngo nshyize imbere yawe urugi rukinguye, none se uzaze gufate ku ngufu ngo ngwino muri urugi winjiremo, cyangwa ni wowe uzatera intambwe kwinjira ku rugi. Hari abantu rero batekereza ngo yo Imana yashize imbere yanjye urugi rukinguye, ngo buriya ngo nabasha kurwinjiramo, ngo none ko yarukinguye ko ntararugeramo, ngo ko yansezeranije kubaka urugo ko ntarabigeramo, ngo ko yansezeranije ngo gutunga amafaranga ko ntarayabona. None se uzatunga amafaranga uryamye mu nzu? Ikamyo izaza y'amafaranga igwa ku muryango. Usikana abantu batekereza yuko bazabyuka bagasanga amafaranga ari ku muryango. Reka nkubwira, Imana ikora gutyo twese twaba twarakize. Ntabwo bibaho, ahubwo wowe uzabyuka ujye kuyashaka. Bivuze ngo intangiriro yawe, umunyarwanda aravuze ngo intangiriro y'uruhara ni amasoso. Ntabwo amasoso ashobora kuza hataratangira no kumena uruhare. Nicyo cyari bisobanuye. Bivuze ngo icyo uzashaka kugeraho ni wowe uzagitangira muri wowe ubwawe. Ese uri kwitwara ute muri iyi minsi? Mu by'Imana yagusezeranije kwitwara ute? Kamasezerano yavuze ko ari abyiza azatugirira, uri kubyitwara mute mu gihe utaragera kuri bya byiza? Intangiriro y'ubuzima bwiza rero mu buzima bwawe ni wowe ndani. Imana ishimwe cyane. Nibuka umunsi hari abantu bajyaga bavuga kuko icyo gihe nabaga muri Kenya, noneho bakavuga bati uriya mugabo ubuzima arimo, ibyo arimo,
ntabwo bizashoboka, ahubwo nta nubwo azagera ku nzozi ze, kuko nari mfite inzozi yo kujya mu mahanga, narangiza nkajya mu mahanga nkashaka ineza y'Imana mu mahanga, narangiza igihe cyazagera nkazasubira iwacu. Noneho iyo yari inzozi yanjye, ariko kandi byari n'isezerano Imana yari yarampaye. Imana yarambwiye ngo nzakujyana mu mahanga, ngo utuze mu mahanga, kuko ari njye uzaba ugutumyeyo. Noneho iyo nzozi nagomba kuyikurikira. Reka nkubwire, abanyabwenge iyo badakurikira inyenyeri ngo ibageze kuri Yesu, ntabwo bari kubasha kugera kuri Yesu. Bivuze ngo inyenyeri rero ni iyerekwa ryawe. Iyerekwa ufite nutarikurikira ntabwo uzarigeraho, nshuti yanjye. Nimba Imana muri wowe igusanga ikakubwira ngo uzagera kuri iki ngiki, nudakurikira iyo nzira yacu ntacyo uzageraho, uzarinda upfa. Abenshi dupfana imishinga, abenshi baryamye rusororo n'imishinga myinshi, nyine umugabo aravanga apfana imishinga. Ariko se wowe uri gutekereza ute kugera ku nzozi zawe? Nakubwiye ngo intangiriro nziza iri muri wowe mu ndani, intangiriro nziza y'ubuzima. Ariko bamwe babivugaga icyo gihe ndi muri Kenya, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi nta nubwo bashobora kubigerageza no gupfundura imishumi y'inkweto zanjye. Reka mbivuge muri ubwo buryo, ntabwo bashobora kongera kuvuga ngo twaravuze ngo ntabyo azageraho, kuko ibyo naharaniye nabigezeho, kuko byari biri mu mugambi w'Imana. Yari yarabimbwiye, nge nari mfite ibanga ngendana, nari nzi icyo Imana yavuganye nanjye. Ariko abantu bakanca intege, bakampamagara, nkababwira ngo nimuceceke, ibyo nabyo ndabizi. Umuhanuzi Elisa, abana b'abahanuzi bambwira ngo ceceka, baramubwira ngo mbese wamenye ko shobuja ari bugukurweho, akababwira ngo muceceke, ndabizi. Yarazi icyo ashaka, yari afite commitment we. Reka nkubwire nshuti yanjye, ntabwo ubuzima bwiza Elisa yari kubugeraho amaso. Ariko tekereza, Bibiliya iravuga ngo nuko Eliya azamurwa mu igare, serwakira yaraje ifata Eliya iramutwara mu igare. Fata serwakira, twese turayizi. Ufata umuntu wahawe misiyo ivuga ngo nundeba ngenda birakubera uko nguko. Bivuze ngo amaso ya Elisa, ivumbi ryaraje rirayatobanga, ryaraje riyahuhamo ibiti. Wenda hari n'ibiti byaje bisumva. Fata serwakira nawe urayireba nk'umuntu uyumva. Bivuze iki rero? Elisa yarazi icyo ashaka, ntabwo yigeze atuza, nta nubwo yahumbije atabonye Eliya azamuka. Nubwo abana b'abahanuzi bamuciye intege, we yarababwira ngo muceceke, ndabizi. Intangiriro y'ubuzima yahuye n'ibicantege byinshi, ariko bakomeza ku cyo bita kwiyemeza. Ageze ahandi hanyuma kuri finali, kandi hari urugamba rwa finali. Birashoboka kuri kurwana intambara ya nyuma, birashoboka kuri kurwana finali, birashoboka ko urugamba ubona rwari rushushe ariyo finali. Wowe komeza ukanure, Mana ishimwe cyane. Komeza uhanga amaso Uwiteka, komeza urebe. Imana ntabwo iri bugukuriremo. Elisa yarakomeje arareba, amaze kureba nuko ngo umwitero wa Eliya arawusigarana. Amaze kuwusigarana ngo arahaguruka yuzuye wa mwuka wera. Ageze kuri Yorodani, abana b'abahanuzi baravuga ngo reka tuza kureba, twamubwiye ntiyumva, none Eliya yagiye arabigenza. Yararyamanye ibanga, ubuzima bwiza. Imana ishimwe cyane, yari yamaze kubugeraho. Ageze kuri Yorodani, akubita umwitero muri Yorodani, babona iratambutse, anyuramo aragenda. Ageze muri uwo mudugudu, asanga amazi arasharira, baramwinginga. Wibuke ko aribo bamusebyaga, bamubwiraga ngo byihorere wigenda, shobuja aragukuraho. Yari yamaze kugera mu buzima bwiza, ahita ababwira ngo muzane ishoka hano mbereke sha. Yarazi icyo afite. Reka nkubwire nshuti yanjye, niyo tugeze mu buzima bwiza tuba twarabiruhiye. Ntuzarebe umuntu rero wageze mu buzima bwiza utangire umwiryeho, utangire. Reka nkubwire, aba yararushe, abaza agaciro k'ibyo yanyuzemo. Nawe rero biragusaba ngo kugira ngo ugere ku buzima bwiza, ni wowe ufite icyo ugomba gukora, ni wowe ufite urufunguzo rwabyo. Imana yagushyize imbere urugi rukinguye, ntabwo izazi guteruye ngo gufate ku ngufu nk'ijambo urugi. Yaguhaye isezerano ngo mwana wanjye, yaguhaye isezerano ngo
mukobwa, musore, muhungu, mubyeyi, nzakugirira gutya na gutya. Wowe biragusaba guhaguruka ukiyemeza ukarwana urugamba. Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza yo kwizera. Wowe urasabwa kurwana intambara nziza yo kwizera, ugasenga, ukiyiriza ubusa, ugafightinga, ukarwana n'ibicantege, ukarwana n'ibizagukurura, ukarwana n'ibizagufata imyenda. Icyatumaga umugabo bita Barutolomayo mwene Timayo ngo yahamagaye ngo Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi, Yesu mwene Dawidi ngirira ikigongwe. Abantu baramubwira ngo ceceka, ngo tuza, wisakuriza umwigisha. Arakomeza aravuga kubera yarazi icyo ashaka. Abantu batazi icyo bashaka ntabwo bagera ku nzozi zabo. Abantu batazi icyo bashaka ntabwo bagera ku buzima bwabo bwiza. Abantu batazi icyo bashaka ntabwo bazagera ku cyo Imana yavuganye nabo. Ndagira ngo mbatangarize ngo muzahora mu cyo bita akazitiro ko kwibera aho ngaho, ngo Imana yaravuze ngo ntabwo isohoza, ngo ninjiye mu nzu y'Imana nzi ko nzahabona amahoro gusa, ngo none narayabuze, ngo ninjiye mu nzu y'Imana ngo nzi ko nzahabona amafaranga, ngo none inkweto zancikiyeho, ngo ninjiye mu nzu y'Imana ngo nzi ko ibyaha ari byiza gusa, ngo none ngo narabibuze. Mu nzu y'Imana ni byiza, ahubwo wowe kugira ngo ubone ibyo byiza ni wowe ugomba kubirwanira. Mani tugire neza cyane. Ndagira ngo uyu munsi ufate icyemezo. Ese intangiriro y'ubuzima bwiza ku muntu ni wowe wenyine. Umunsi wemeraga Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wari utangiye kwinjira ku buzima bwiza. Ariko igusezeranya bango, reka nkubwire, ubuzima bwiza ntabwo ari ubw'isi. Ntabwo uzabona amafaranga gusa. Ari abantu batekereza ko kugira ubuzima bwiza ari uko bambaye byiza, ari uko bambaye inkweto nziza, ari uko bafite ama etage, ari uko bafite konte zibyibushye, ari uko oya, ubwo nabwo ni bwiza yego, ariko hari ubuzima bwiza tuzaba bw'iteka ryose. Mana ishimwe cyane. Ubuzima bwiza Yesu yaduteguriye, aho batarwara, aho badasonza, aho badapfa, aho badatukwa, aho batangwa n'imiryango. Ubuzima bwiza aho tuzicara tukavuga ngo data we turirimbire. Gerardine yararirimbye ngo nimba Imana izaririmba baze ntabwo mbizi, ngo icyo nzi nuko nanjye nzaririmba. Reka nkubwire nshuti yanjye, nawe uyu munsi hari ubuzima bwiza twateguriye. Ni bwa bundi hari ururembo, inkike z'urwo rurembo zubakishijwe amabuye meza y'igiciro. Inkike z'urwo rurembo zubakishijwe safiro, zubakishijwe sirikoparaso, zubakishijwe topasi, zubakishijwe betusito, zubakishijwe amabuye meza y'igiciro. Mbese ndagira ngo nkubwire, ubuzima bwiza tuzabamo bw'iteka buragutegereje kugira ngo tuzabugeramo. Yesu yaravuze ngo kuva ku bwa Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ngo n'ababujyamo babugishwamo imbaraga. Bivuze ko bigusaba imbaraga kugira ngo ugere mu buzima bwiza. Ese uri kwitwara ute uyu munsi wa none? Ese ugira ngo ubuzima bwiza uzabugeramo utabuharaniye? Ni wowe ugomba kubuharanira guhera uyu munsi wa none. Imana yacu ibahe umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo ni wowe ufite urufunguzo rwo kugera ku nzozi zawe. Imfunguzo ni izihe? Ni uguharanira icyo ugomba kuba cyo. Ni ukugendera kuri kwizera Imana yaguhamagaye, ukavuga ngo Imana yarabinsezeranyije, Imana yarambwiye ko izampa ijuru, Imana yambwiye ko izampa ubugingo, Imana yambwiye yuko ari icyo ngomba gukora. Ariko uzirikane ko imbere yawe hari inzira ebyiri. Yakubwiye ubugingo nibyo, ariko hari n'inzira ya Satani. Uyu munsi ni wowe guhitamo icyo ugomba gukora. Bivuze ngo commitment yawe irakenewe, imitekerereze yawe yose. Yaravuze ngo mukundishe Uwiteka ubwenge bwanyu n'imitekerereze yanyu n'imbaraga zanyu zose, kandi mukunde mugenzi wanyu nk'uko mwikunda. Reka nkubwire, biragusaba ubwenge bwawe, imitekerereze yawe, imikorere yawe yose yuko uyerekeza muri destination Imana yakubwiye. Rero Imana iguhe umugisha, wowe warunteze amatwi. Imana iguhe imbaraga zo kugera ku nzozi zawe. Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Birashoboka yuko wowe wari waracitse intege, ariko ngeramo imbaraga, urugendo ni rurerure. Urya umutsima utera imbaraga, unywe no ku mazi y'ubugingo. Ubundi niturangiza tuzagera ku Imana yavuganye natwe. Ibyiza biri imbere, ibyiza biradutegereje. Wicika intege, kuko imbere gatoya hari Elimu, hari
amasoko n'imikindo mwene data, humura, komeza urugendo, wihagarara wicika intege, iyaguhamagaye iracyafite ibyiza biri imbere. Uwiteka abaho umugisha, kandi Uwiteka ahire intekerezo zanyu. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kuko wabanye natwe, ndagushimye kuko watugiriye neza. Icyubahiro kibi cyawe no gupfukamirwa bibi byawe. Ngaho rero ho umugisha umuntu wateze amatwi iri jambo, kandi uduhe kumenya intangiriro y'ubuzima bwiza, kari twe tuyifite muri twebwe, nta wundi uyidufitiye, kuko ubuzima bwiza bwo warabutwemereye. Ariko kugira ngo tubugereho biradusaba kugira ngo tugire icyo dutanga, tugire uburyo ki twiyemeza mu izina rya Yesu. Ngaho rero tugirire neza, ugirire neza umuntu wese uteze amatwi iri jambo, kandi umwongerere, umutuze ku buzima bwiza uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.